إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون الطائعون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ishimwe n'ikuzo, ibisingizo byiza n'icyubahiro ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatuyoboye ino nzira y'idini ya Isilamu. Mukuri ntitwari kuyoboka iyo Allah subhanahu wa ta'ala atatugirira ubuntu ngo atuyobore. Ndahamya ntashidikanye ko nta yindi mana iri ikwiye gusengwa mu kuri no gusingizwa uretse Imana imwe rukumbi itabangikanywa n'icyo ari cyo cyose. Kandi nkahamya ko Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Amahoro n'imigisha bimusakareho n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kuyoboka bakamukurikira kuzagera ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo, bavandimwe b'Isilamu, ndabagira inama nanjye ntiretse yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, ukuri ko kumutinya, kubera ko intsinzi dukeneye, intsinzi iri ku bagaragu b'Imana batinya Imana. Ibyo kandi tubyibukiranya kenshi kuri ayisomwa ku ijuma nk'iyi, aho Allah duhamagara akatubwira ati: yemwe abemera nimutinye Imana ukuri ko kuyitinya, kandi muramenye ntimuzitaba Imana mutari abagandukira Imana nyabo cyangwa nyakuri. Ayuha muslimun, bavandimwe b'Isilamu, fa khutubatuna al-yawm asbabu nayli al-arzaq. Ikhutuba yacu y'uyu munsi tugiye kuganira kuri zimwe mu mpamvu zishobora gutuma tubona amafunguro. Zimwe mu mpamvu zituma tubona amafunguro ni nyinshi cyane, ariko munyemerere mvuge ebyiri gake. Iya mbere ni ataqwa Allah azza wa jalla. Impamvu ya mbere ni ugutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Gutinya Allah subhanahu wa ta'ala huwa imtithali awamirihi wa tarki nawahihi. Ni ukugerageza kubahiriza amategeko y'Imana, aho igusabye gukora ugakora, aho isaba kureka ukareka. Iyo niyo takwa mu bisobanuro abamenyi benshi bagiye batangaho. Iyo icyo gisobanuro kirihutishe kiranumvikana. Gutinya Allah rero ingororano yabyo ni uko Allah subhanahu wa ta'ala duha amafunguro mu nzira nyinshi no mu buryo tutateganyagamo kuyabona. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati: nutinya Imana imucira inzira. Allah agucira inzira. Iyo nzira cya ni iyihe? Harimo n'iy'imibereho. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala akomeza iyo aya avuga ngo: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah subhanahu wa ta'ala aguha n'amafunguro, ukabona amafunguro mu buryo utateganyagamo kubona, kubera ko Allah yaguciriye inzira. Icyo ukozeho cyose kiragenda, ibyo urimo byose gushakishamo Allah arakorohereza, byose amafunguro akagira gute, akaza gusanga, kubera taqwa Allah azza wa jalla, kubera gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone indi mpamvu ituma dushobora kubona amafunguro, hari al-imanu billah, kwemera Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billahi, kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo nabyo ntibyuzura
utemera n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaktamilu imani al-muslim, ukwemera k'umwisilamu ntigushobora kuzura ngo abe afite imani yuzuye hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, keretse abanje kuba akunda Imana ndetse n'intumwa yayo, urukundo abikunda, akunda Allah, urukundo akunda Rasul sallallahu alaihi wasallam rukaruta byose, rukaruta ibindi byose. Wenda reka tubanze kuri Rasul, n'ubundi murabizi yuko kugira ngo tumenye idini turimenyeshwa n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyo yari manukiwe yarangiza ikaridutangariza ikanaritwigisha uko tugomba kugenda. Mbere na mbere kugira ngo ugire imani ni ukubanza gukunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakunze Rasul sallallahu alaihi wasallam ubukunda na Allah buri, kuko Rasul niwe watwigishije ishariya no gushyira mu mategeko y'Imana n'uburyo tugenda tuyubahiriza. Hubbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, gukunda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa iqtida'i sunnati, ni ukugerageza tukigana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu migirire, mu migenzo n'imigenzereze ye, dutera ikirenge mu cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandi hano hajemo noneho ngo tukageza n'ahandi wumva yuko Allah subhanahu wa ta'ala na Rasul sallallahu alaihi wasallam urukundo ukunda aba na Rasul ubirutisha ibyawe byose, ibyawe byose. Khudh mathalan, igihe kimwe mu rugamba rutagatifu rwagiye rubaho rwa Kisilamu, hagiye ku rugamba umugabo asize umugore, umugabo ajyana na sebukwe ndetse ajyana na musaza w'umugore, baratabara. Fastushihidu, bose kurwo rugamba, yaba uwo mugabo yitabye Imana, yaba sebukwe bari bajyanye nawe yitaba Imana, ubwo ni se w'umugore we, yaba musaza w'umugore we istushidu, bose bagize gute? Bitabiye Imana rimwe kurwo rugamba rwa Kisilamu. Inkuru bayigejeje ku mudamu wasigaye mu rugo, babwiye umugore ati bamwihanganishije, abandi bamubwiye ati ihangane, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, umugabo wawe, papa wawe, musaza wawe babonye shahada, bitabye Imana ku rugamba twari turimo. Mwumve kubura abo bantu bose, umudamu hamwe na imani n'ukwemera ko yari afite, yahise abwira abamuzaniye ayo makuru, arababwira ati kaifa haru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ese nimubwire nimubwire amakuru y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam we yaba ameze gute? Aracyari humeka, ni muzima? Baramubwira bati Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa hayyun, alhamdulillah, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iracyari nzima, nta kibazo, humura. Arababwira ati reka ntabwo mbyumva, mumunyereke niba muzi ko akiriho. Umudamu ibyamubayeho igihe ashaka kumenya gusa ko Rasul sallallahu alaihi wasallam yarokotse akiri kuri urwo rugamba, sibwo bamujyanye kumwereka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akibona Rasul sallallahu alaihi wasallam aravuga ati ya Rasulullah, yahise abwira intumwa y'Imana ati ya Rasulullah, urampagije, aba nawe birampagije kurusha abo nabuze. Umudamu ahita abwira Rasul sallallahu alaihi wasallam ati kuba nyifite aba nawe ukaba ugihari utangaza iri dini, birampagije kuruta abo nabuze. Kuruta abo yagize gute? Yabuze umuryango we uhereye kuri se, umugabo na musaza we. Murumva iyo imani nicyo nababwiraga, la yaktamil, ntabwo imani yanjye n'iyawe zishobora kuzura tutarakunda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urukundo ruruta urwo dukunda umuryango, ababyeyi, abana n'ibindi byose. Bitaraba ntabwo turagira mahabba, urwo rukundo dusabwa. Nanone muribuka Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu,
intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yahungaga ivuye i Maka iri guhunga yerekeza i Madina, bagiye bwije aherekezwa n'inshuti ya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu aramuherekeza muri urwo rugendo rwe rutoroshye ninjoro, bahunga umwanzi waruje kubararira ngo yice intumwa y'Imana bugicya, ariko barara bagenda baza kugera ahantu mu buvumo bajya kwihishamo. Baragenda bajya mu buvumo bihishamo, bakigeramo intumwa y'Imana ifatwa n'agatotsi irasinzira, yubika umutwe wayo ku bibero bya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, ifata agatotsi irasinzira. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ngo fajaa al-hayy falaghadatu, ngo haje inzoka iramuruma, imurumye arashinyiriza ntiyataka. Urumva umuntu ariwe n'inzoka, arashinyiriza ntiyataka ntiyinyeganyeza, inzoka iramuriye. Ubwo hatangiye no kumanuka urushunzi rw'amaraso, arataka ntiyataka, agumana hamwe ntiyanyeganyeza n'amaguru ngo atavaho akinyeganyeza, agakangura intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari imwubitseho umutwe ifasha agatotsi, akaba yamutesha akaruhuko hamwe n'urugendo baraye bagenda. Arashinyiriza cyane, nibwo noneho ko yakwagushinyiriza no kwanga kwinyeganyeza no kwanga gutaka ngo yarasura inzoka ikirandiye ntiyabivuga, nibwo ibitonyanga by'amarira byamanutse bikamanuka mu maso ye no ku bwanwa, bikamanuka bikahita bigwa mu buranga bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibitonyanga by'amarira biba bishyushye, bikikubita mu maso y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yumvise ibitonyanga bishyushye biri kumugwa mu maso, arashiguka arebye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, abona ari kurira ati maza aswabaka ya Abubakar, Abubakar wabaye iki? Avuga ati ya Rasulullah hay inzoka irandumye. Ati makutambwiye? Avuga ati ya Rasulullah nanze rwose kwinyeganyeza cyangwa ntake ntavaho ukangura warubonye agatotsi nijoro twaraye tugenda duhunga. Intumwa y'Imana nibwo yafashe hahandi muriye, iracira iragira isoma iduwa neza harakira. Ariko murumva icyo dushaka kubona ya imani ituganisha no kubona amafunguro ndetse no kugira gute no kumenya ko iri dini ari ryo ryonyine ririmo ubuzima. Abubakar ntiyatatse. Mwumve urwo rukundo dusabwa kugira ngo imani yacu bihagaze neza. Nanone ntago twabura kuvuga ku gihe. Muribuka neza igihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yitabaga Imana. Rasul sallallahu alaihi wasallam yitabye Imana, azuhuri yarageze, Bilal ajya gutora zana nk'uko byari bisanzwe. Bilal ibn Rabah ajya, mwumva urukundo rw'abari abavandimwe ku ntumwa y'Imana rero byatumye Imana ibakunda. Ajya gutora zana, ajya muri mimbara atora zana, asize bagenzi be barimo batunganya basitira Rasul sallallahu alaihi wasallam, basitira umubiri wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atora zana, igihe kigeze atoya zana, ageze kuri ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ageze kuri ashhadu anna muhammadar rasulullah, Bilal yahise atekereza ko inshuti ye Rasul sallallahu alaihi wasallam arimo guhamya, barimo kumutunganya, yavuye mu buzima. Akivuga iryo jambo ngo azana, yahise imunanira, yitura hasi fa uhumiya alayhi, ahita yitura hasi amera nk'uguye igicura, arahwera neza. Bumva zana ibaye mu mikatwe, baraza barafatira, baramuhungiza, baramubyutsa ati naringeze kuguhamya habibi wa Rasul, ngeze kumuhamya nibuka ko yavuye mu mwuka w'abazima, numva birananiye kugira ijambo ndenzaho n'icyo nakongera kuvuga. Baramuhungiza, barongera bamubwira ati subira utora zana. Ati simbishoboye, yatora zana. Yarongeye bwa kabiri arahaguruka, arongera ageze kuri ashhadu anna muhammadar rasulullah, arongera yikubita hasi arahwera. Barongera bamukuraho, aravuga ati yakomeye.
Habibu inshuti ye n'umukunzi we Rasul sallallahu ari kumugeraho azani gahita imunanira. Ni nabwo niyo mubyibuka nyuma yaho barangije no gushyingura Abubakar Siddiq radiyallahu anhu afata ubuyobozi asigara ayobora umma. Bilal yaje kugera avuga ati, arababwira ati mwaretse sinkatora azana nsezeye kuri azana, ati reka da uzayitora, ati oya rwose. Arangije abakora akantu arimuka asa nk'ugishami n'ukwezi ntiyakuhamaze. Yageze ishami aho yari yimukiye muri Syria, amaze iminsi mikeya cyane ari akajya arota intumwa y'Imana imubwira ati ya Bilal laqad hajaritani. Mwijoro intumwa y'Imana ikamubonekera mu nzozi ikamubwira ati ye Bilal, mukuri waranyimutse uragenda urampungura uranyimuka. Abura amahoro kubera izo nzozi zahoraga zigira gute zisubiramo. Arongera arahambira arazinga agaruka i Madina, agaruka no kuri azana ye mu musigiti w'intumwa y'Imana. Impamvu intumwa y'Imana rero yamubonekeraga yari yayimutse ishyinguye mu musigiti Madina, none aragiye. Kandi yo imibiri y'intumwa murabizi irarinzwe, kandi intumwa buriya ni nk'abashuhada bose, ni nk'abandi ubona baguye ku rugamba bari ahiya'u, ahubwo ni bazima. Ntago tubabona baravuye mu mubiri, ariko imbere y'Imana baragira gute? Ni bazima. Imana ibabona ko ari bazima kubw'ubutumwa bwabo, ndetse n'idini bitangiye rikaba rikigenda mu isi. Yurzaqun, imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala bari ahiya'u, ni bazima, barimo kurya amafunguro. Yurzaqun yakuluna rizq min Allah. Bavandimwe rero, ibi n'ibindi byinshi cyane bituma tubona amafunguro ni byinshi, asibabu ni nyinshi cyane uzirondoye, umwanya wa hutuba ntiwadukundira, ariko izo ebyiri, iya mbere tuvuze ni taqwa Allah azza wa jalla, indi ari imanu billah. Tubonye ko iyo imani billah itakuzura hatta yaktamiru imani lilmuslim hatta ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu. Bavandimwe rero, idini yacu tuyubakire ku rukundo rw'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitumukunda Imana izadukunda, tuzuzura imani mu bituza byacu. Icyo dukoze uko dusoma idua araduhe kaburu y'umwemeramana, iyo arimo neza arambura ibiganza, Allah agahita yoroshya amafunguro agasesekara, imigisha ikamusanga, kubera ko ahagaze neza ku idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqq watawasaw bis sabri. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa yakum بذكر الحكيم. أقول ما تسمعون فاستغفروه لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توبوا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. nanone nihashimwe hasingizwe nyagasani umurezi w'ibiremwa byose. Intsinzi n'iherezo ryiza biri kubatinya Imana, naho urwango, amakuba, kaga n'agahinda biri kubahuguza roho zabo. Amahoro n'imgisha n'ibisakare kubasozereje intumwa n'abahanuzi bose, ari we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'abiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugera ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo bagaragu ba Allah, hutuba itambutse ya mbere irahagije, ahubwo amafunguro Allah niwe nyiramafunguro. Amafunguro yose dushaka Allah muri sifa ze yaratubwiye ati huwa ar-Razzaq. Muri sifa za Allah subhanahu wa ta'ala nuko ari ar-Razzaq. Niba ari we nyiri amafunguro, ni nawe uyagaba. Nimuze dutunganye idini, dutinye Imana, turangwe na imani, dutere ikirenge mu cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinzi impamvu tutakwigana intumwa yacu kuri buri kimwe cyose.
Al-mar'u fi man ahabba yawm al-qiyama, umuntu azaba ari kumwe n'uwo kunda ku munsi w'imperuka. Niba dushaka kuzaba rero kumwe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugerageze gutera ikirenge mu cyayo mu migirire n'imigenzereze n'imigenzo yayo, nibwo Imana izadukunda, icyo dukozeho kikoroha kandi kikijyana. Niba se abarasita murababona ngo ni idini ry'abarasita, niyo umurasita agerageza akirwa yambaye ingofero isa n'iya Bob Marley, yambaye ibintu by'imihondo bisa nka Bob Marley, akagenda nka Bob Marley. Umurasita niba akora iqtidai rastiya, niba umurasita yigana abarasita cyangwa idini yabo ya kirasita, kuki nge namwe byatunanira kwigana intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi ariyo dukurikire? Aha rwari urugero rwihuse. Alongira imwe namwe abagira impuhwe, adushyire mu bagaragu beza bibutswa amagambo nk'aya ariko azingatiye ubutumwa bwinshi, hanyuma bakagira icyo bibuka inshallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mukuri Allah aha intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarangiza n'abamarayika bakayisabira, yarangiza agategeka abemeramana mu bantu no mu majini gusabira intumwa y'Imana amahoro n'imigisha byuzuye. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍ Allahumma an arbahum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati nabiyillahi ridwanillahi ta'ala alayhim ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل شركة المشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم، وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وهدنا إلى صراط المستقيم يا إله العالمين والآخرين. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. نسألك الجنة في الدوس يا الله، ونعوذ بك من النار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الصالحين برحمتك يا أكرم الأكرمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.